rero badamu nshuti zanjye nimuhorane udushya mu ngo zanyu. Ikindi cya kabiri njye uri kubivuga ndi umurokore ariko jya ugerageza unambure n'utuntu tugufi mu rugo mu cyumba. Gerageza unambure utuntu tugufi apana byo kuvuga ngo aragusanga mu bijipo mu bigutiya icyumweru gishire bibiri bishire bitatu bishire no kuko n'ubundi aba ari umugabo wawe hari aho uri bugere n'ubundi ibyo bijipo ntubyambare. Rero mu cyumba menya yuko umugabo abikeneye nashaka aba ari umurokore akeneye kubona ubwiza bwawe akeneye kureba uko umeze kandi ibyo bintu bikamukurura aho kugira ngo abe yagenda abirebe nk'ahandi hantu. Bikore uhorane udushya ejo umuhindurire mugabo niba atashye asange wambaye umwenda woroshye kandi ugaragaza ubwiza bwawe. Ntabwo ubwiye ngo ugende wambara ubusa ku muhanda mvuze mu nzu we n'umugabo wawe. Niba hari n'abana ntabwo wakwambara umwenda uri butuma abana bakubona ko wambaye ubusa nawe ugerageze. Noneho utwo dushya n'uduhorana bituma umugabo abona uri mushasha nk'uko mwatangiranye agahora abona uri mushasha akabona uko mwakundanye mbere niko kimeze. Rero nibahorana udushya kandi ikindi cya kabiri mugira ibanga. Umugore wagize ibanga ibintu byose biremera. Niba mu cyumba cyawe ibintu bitagenda neza niba mu rugo ibintu bitagenda neza senga Imana icyanze Imana izagufasha. Ntabwo ari ngombwa ngo ujye kubwira inshuti yawe ujye kubwira mama cyangwa ujye kubwira onkire nta kintu ari bugufashe. Hariho abadamu benshi nagiye mbona bagira intege nkeya cyane mu cyumba uko ibintu byagenze nabi ugasanga bibwiye inshuti ziwe umugabo ntashoboye umugabo ntacyo amaze umugabo gutya na gutya ugasanga ntabwo ari kugira ibanga. Mugira ibanga kandi ikindi cya kabiri mu cyumba cy'ibanga ibiberayo ni ku mugore n'umugabo ni icyumba ni umuntu umwe umugore n'umugabo ni umuntu umwe. Mu cyumba cy'ibanga ni mubyiteho mube maso uhorane udushya nabivuze mu cyumba cy'ibanga muhorane udushya kandi cyane bizabafasha. Umugabo utashye agasanga ibintu birajagaraye ibintu biri hariya agasanga nawe ubwawe niwiyitayeho mu cyumba niwahitayeho niho hahandi azahita areba akavuga ati ku wundi uyu mugore amaze iki uyu mugore ni ukubera iki aba yiwe mu rugo nta n'akandi kazagira icyumba nkasanga kimeze gutya ese nkasanga mu bana bajagaraye bameze gutya. Niba wiriwe mu rugo nta kazi ugira gerageza utunganye mu rugo uhatunganye neza nawe wiyiteho umugabo asange uri nka kwa kundi mwamenyanye mugikundana. Ibyo bintu bizagufasha kandi umugabo azabasha kwihanganira yuko uri mu rugo ntibimutera ikibazo. Ikindi kibazo twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana nabane namwe uko bwije nuko bukeye turabizi neza turabakunda duhora iteka reka tubasengera tubifuriza ibiyiza abakunzi b'Imanzi TV. Hanyuma abiburasirazuba reka tubabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Iburengerazuba reka tubabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Amajyepfo reka tubabwire ngo namwe amahoro y'Imana nabane namwe. Amajyaruguru reka tubabwire ngo Imana nikomeze kuba turindira kandi ikomeze kubareba neza. Hanyuma reka tuvuge ngo namwe abari Burayi ku migabane itandukanye. Hanyuma reka tubabwire ngo Imana ikomeze kubakunda kandi ikomeze kubagirira neza. Nimukomeze muturize mu gituza cya Kristo utanga amahoro. Kuri mikoro nk'ibisanzwe rero ni Theo wanyu murabizi neza twababwiye turavuga ngo tuzadukora ibishoboka byose. Icyo muzajya mukunda mukidusabye tugifitiye ububasha tukibagezaho. Hanyuma nk'ibisanzwe rero hanyuma kongeye kugaruka n'umutumirwa wacu Mama Pasteur. Amahoro y'Imana bane namwe. Namwe muhorane. Mumeze neza murakomeye. Turashimira Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma benshi muri commentaire baravuze ngo Mama Pasteur azagarukira duhaye ubuhamya bwiza. Hanyuma turifuza ko tugiye gukora ubuhamya bwa kabiri. Bwa kabiri cya kabiri. Bwashe kwarebye uburyo umuntu ashobora kubaka urugo impamvu badamu basenye ngo niye impamvu aribyo bashobora kwihanganira kandi ndakeka bamwe baragiye babyubahiriza bagiye babitwereka ati zagaruke. Hanyuma uyu munsi wa none turagira ngo tukwakire nka Mama Pasteur tutagira ikiganiro dusengera Imana kugira ngo twinjire mu buhamya bwa kabiri. Amen. Uri Imana y'amahoro
uri data wa twese mwiza ubereye mwiza bagutegereje mana muri aka kanya tuje mu kiganiro tuguhaye ikaze na karibu umwuka wera bane natwe Uwiteka nyiringabo ntabari giye uvuga umunyamakuru ntabari uvuga ahubwo izina ryawe rigaragara imbaraga zawe zigaragare muri aka kanya dusenge abakunzi b'Imanzi TV rekubaho umugisha kandi ubagirire neza ko badukurikirana uko bwije nuko bukeye ubaho umugisha mu miryango yabo no mu bana babo Uwiteka nyiribihe ubane nabo kandi ntubasige ntubahane muri aka kanya rero turakwinginze ngo bane natwe nidusozanya nawe turashima izina ryawe iki kiganiro tugiye gukora ugiherekeze none niteka ryose amen amen urakoze cyane Imana iguhe umugisha hanyuma njye nashaka kugira ngo njye mbanze nkubaze hanyuma byose kuza ubisubize nta kibazo hari icyo bitwaye ariko icyaba cyiza wajya unambaza asubiza ibyo nkubaza kimwe kimusubiza iwanyu yari amahoro turashima Imana mu rugo ni amahoro umutware ni amahoro ni amahoro umushumba arimo arakorera umurimo w'Imana neza ari gukora umurimo w'Imana neza oya biranagaragara nawe ubwawe urakoze cyane rwose n'uburyo usa rwose umushumba nta kintu yakoze amavuta y'Imana rwose aba akuriho urakoze cyane tugushimira ko uba wambaye neza ukajyanisha wajyanishe rwose ndagerageza gake gake mwami Imana azajya agenda abicishamo neza Yesu umwana w'intama w'Imana ni ukuri biba byagenze neza hanyuma tuzajya ngo tuganire twashe kuhaganire tuganira ku ngo uburyo umuntu yubaka urugo uburyo abadamu bari gusenya ingo bamaze nk'abazisenyera hanyuma tugira ngo tuganirize tubwire uburyo turi kumva abantu benshi cyane nk'umudamu urugero abadamu bari mu rugo batarabona Imana ibacira inzira babone akazi ko mu rugo ese ari nkawe cyangwa mu buzima busanzwe turi kumva abadamu benshi bagenda basenya ingo nuko bumvishije ngo umugabo ngo yagiye hanyuma kumva umugabo yinjira atameze neza n'urugero avuze umugabo agiye gusamana ahangaha ugasanga umugore yashitse mu rugo usanga umugore yarakaye byagenze impamvu biguturuka ni ko iyo mpamvu ikintu cya mbere nababwira njyewe ubicaye imbere babanze bandebe banyitegereze ni ukuri ibintu ngiye kuvuga ndatanga urugero ariko nanivuga njyewe nabaye mu buzima bw'ubukene mbubamo kuva twashingirwa tuba mu nzara tuba mu bihe bigoye cyane byemereraga umugabo kuba yagenda cyangwa nanjye nkagenda ariko ndangije ndihangana rero umugabo ikintu numvishe uvuzeho bwa mbere umudamu agize gutya nta kazi afite ari mu rugo umugabo wenda Imana imuciriye inzira yagiye ku kazi aho ngaho hariho igihe wenda abantu bashobora cyangwa se nk'umugabo ashaka kubyibaza akavuga ati umugore nta kintu akora ariko ntabwo abenshi bakunda kubyibazaho niba uri mu rugo umugabo agataha avuye ku kazi wiriwe mu rugo nta kazi ugira mu buzima busanzwe ariko burya n'akazi ko mu rugo uba wiriwemo hariho abagabo bagaha agaciro akumva yuko n'ubundi uba wareze abana wabitayeho nta kibazo bagize mbese wagandutse ko nabyo biri mu bintu byo bita kuganduka kuba wakwita ku bana kwita ku nshingano zo mu rugo rero umugabo niba atashye ni ukuri agataha kandi wiriwe mu rugo umugabo ntagusangana isuku kuko umugabo utashye agasanga ibintu birajagaraye ibintu biri hariya agasanga nawe ubwawe niwiyitayeho mu cyumba niwahitayeho niho hahandi azahita areba akavuga ati ku wundi uyu mugore amaze iki uyu mugore ni ukubera iki aba yiwe mu rugo nta n'akandi kazi agira icyumba nkasanga kimeze gutya ese nkasanga mu bana bajagaraye bameze gutya niba wiriwe mu rugo nta kazi ugira gerageza utunganye mu rugo uhatunganye neza nawe wiyiteho umugabo asange uri nka kwa kundi mwamenyanye mugikundana ibyo bintu bizagufasha kandi umugabo azabasha kwihanganira yuko uri mu rugo ntibimutera ikibazo ikindi kibazo sinibuka neza ukuntu warumbajije twabajije ngo ni gute umugore ashobora kubana n'umugabo kandi azi ko bose bakennye ese urukundo ruragabanuka cyangwa ruriyongera oya urukundo ntabwo rugomba kugabanuka mu bihe ibyo ari byo byose nta mpamvu n'imwe kugira ngo urukundo rugabanuke habe mwaba mukennye mwaba mukize
kuko niba urukundo rudahari mukennye n'irumukira ntabwo urukundo ruzaboneka, ahubwo bisaba kubahana, ahubwo muri kwa gukena ukarwongera cyane, kuko umugore utabashije kubaha umugabo we bakennye, umugabo ahorana ikikekwe cyangwa se agahorana intege nkeya, avuga ati umugore abona ntacyo ashoboye, umugore abona ntacyo maze, ugasanga arakererwa gutaha, nta kazi yari arimo, afite ubwoba bw'uko ari butahe, agasanga ibintu ntibimeze neza cyangwa ukamwakira nabi. Rero biba biri ngombwa ko ubuzima bw'ubukene ngire ngo ndabibabwiye ko nabuciyemo, mbunyuramo cyane ku buryo mara n'iminsi ine ntariye, ariko ntabwo urukundo rwigize rugabanuka njye n'umugabo wanjye, ahubwo twarakundanaga, tukajya mu buriri tugapfumbatana, urumva bagafumbatana cyane, nkamubwira intihangane ejo tuzarya, nawe akambwira ngo ihangane ejo tuzarya. Ntabwo ari ukubabeshya, nzamuzana hano abyivugire, ntabwo nigize mwanga dukina, kandi nawe ntiyigize anyanga, ahubwo twarushijeho gukundana, kandi muri uko gukundana Imana iyo irebye ukuntu mubashije kwihangana, ni ukuri baha umugisha, ikabacira inzira uko bwije n'uko bukeye. nk'umudamu uzi ko umugabo yagiye mu kazi, ese umudamu yakira umugabo gute yavuye mu kazi? Umudamu azi ko ari mu rugo, yakira gute umugabo azi ko umugabo atashye? Umugabo akwiriye gutaha agasanga usa neza, icyo nicyo cya mbere, agasanga ibintu mu rugo biratunganyije, mbese urumva nta kintu kiguhugije, nta kazi ufite wenda ngo uvuge ngo urananiwe, nataha umuhekeya zose zibaho zishoboka, atahe akinjira mu nzu umuhe karibu mu magambo makeya. Hariho n'abadamu bagira amagambo menshi, agatangirira umugore mu muryango, umugabo mu muryango, akinjira agatangira avuga ibya karitsiye n'ibyabaye. Oya, niyinjire, namara kwinjira umubwize neza, umwakire, umubwire uti karibu mu nzu, namara kwinjira mukuriremo ishati, mukuriremo inkweto, umwakire ibyo afite, niba hari n'utuzi washyuhije two koga agende yoge, namara koga umutegurira ameza arye, namara kurya mugeze mu buriri, niho iyo amaze gutuza, amaze kuruhuka, niho ushobora kuvuga nk'ikibazo ufite. Ntabwo uzahita uhurutura amagambo gushyiraho ngaho, mwakire neza, umwitondesha, amanza aruhuke, arye, amere neza, noneho ujye wamubaza, umubaza uti se ku kazi mwiriwe mute, byagenze gute, ibyo bintu bizabafasha. Ndibaza umugabo avuye mu kazi akagera nko mu rugo, ariko agasanga hari inkuru yamutanze, ukavuga ngo mama pasiteri nako pasiteri afite umwana hanze, ubimubwira mu gihe kingana iki cyangwa ubimubwirira hehe? Ibintu maze kuvuga hatavuyemo na kimwe, uzabikora, umwakire kwa kundi maze kubivuga, kandi ya nkuru wayumvishe, umwakirizanye umutima mwiza, nurangiza nimugera mu buriri, nyuma maze kuruhuka mubaza uti se ku kazi mwiriwe gute, numara kumubaza umubwizi neza, noneho nyuma yaruhutse uza kumubaza utari ko hari ikibazo nashakaga kukubaza, wanyemerera ubanze umusabe n'uburenganzira, atari uguhita umuturaho amagambo, ubwe azakwemerera muvugane, umubaze niba icyo kintu koko akizi. Mu gihe wamwakiriye neza kandi ya nkuru urayifite mu mutima, ukamwakira neza utamutuyeho umujinya n'amagambo, hahandi azabasha kugusubiza kandi agusubize neza. Nanagusubiza nabi uzabyumva bitewe n'ukuntu musanzwe mubana. Ko hari abadamu benshi batavuga ati ngewe ati kunca inyuma, yari yamburanye iki kunca inyuma, ndahita musiga, ugasanga ibintu byose byahindutse. Nk'aho ngaho wamugira inama? Inama nabagira, nzi neza ko abenshi njya mbibona akavuga ngo umugabo wanjye, kandi wenda nta n'umuntu yanamufatanye, ngo umugabo wanjye ngo afite abantu bavugana kuri telefone, hari n'uwigize kuzinga n'abana 3 avuga ngo agiye iwabo. Mubaza inti ubundi urajya iwanyu urajya he n'abana 3? Gusa ujyanye iki, ugiye he? Nkora ibyo nagombaga gukora nyine nk'umuntu Imana yahaye impano yo kugira inama, abasha kumukansoringa nyine, mbona ntagiye. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, umuntu
niba ashaka kubwira ngo umugabo wawe ngo yasambanye ngo umugore wawe yasambanye wabibonye se wamufasha uzemera icyo wabonye naho abantu umuntu ashobora no kuguteranya kandi sinibaza neza niba ukunda umuntu baraje bamukubwiyeho amagambo reka nkubwize ukuri ntabwo nibaza tewe ntabwo nibaza yuko umugabo wavuga ngo yasambanye ngo barambwiye ngo yasambanye ngo ndagiye ndagira ngo mbabwire hari uwigeze anyandikira muri komenti hari undi munyamakuru wari ubimbajijeho ndamusubiza ambwira ngo ni iki cyatuma ngo ese ngo ni ngo umugabo yakora ngo nkamuta ngo nkagenda tubivugaho reka nongere mbisubiremo nanjye ngiye kukikubaza hari uwigeze anyandikira nyine yumvishe mbivuzeho aravuga ngo uraje urebe ngo uko abagabo baca ngo nkubwire njye nkunda urugo rwanjye n'abandi ndabasaba gukunda ingo zanyu kuvuga ngo umugabo uramufashe ngo uragiye nugenda suritwa iki niba umufasha asambana ihangane gahunda no kwihangana ugakomera ugasaba Imana ikaguha imbaraga z'umutima ugakomeza urugo rwawe kuko nuruvamo ngo yasambanye noneho hazarara asambanye na batatu kuko wamuhaye uburenganzira azasambana na batatu nuruvamo ukagenda rero ikintu cya mbere niba unamufashe usibye kukubwira niba unamufashe ihangane ujye imbere y'Imana ushinga amavi usenge Imana izakubakira kandi iguha inema yo kwihangana yego icyo umbajije nako cyumbwiye ndacyumvishe hanyuma ndibaza ngo bibaye ngombwa yuko umugabo ajya mu kazi imico wari umuziho ukabona yahindutse we witwara ute ikintu cya mbere ni ugusenga bibira akabanga iyo umugabo ubonye yamaze guhindura imico ntabwo uzamura umunwa ngo uzamurijwe hejuru ahubwo ibanga ni ugusenga niba umugabo wawe asohotse mu nzu agiye mu kazi pfukama imbere y'ikiryamo cye ugifate imbere ikiryamo cy'umugabo ugifateho ugishireho ibiganza uhamagara Imana uyibwire uti jyana n'uyu mugabo umugabo wamaye yarahindutse uyu mugabo ni wowe wamumpaye ni we wanyubakiye uhamagara Imana upfukamye ku kiryamo cye ni ukuri ntabwo iryo sengesho uzariyisenga ngo Imana ireke gukunda niseho kugira ngo ufate umwanya gutyo usenga ko nza numva ngo hari ahantu umuntu ajya bakamuha utuntu two wakoresha twakwihuta vuba vuba reka mbivuge narongera ndabivuga reka mbisubiremo kujya gushaka inzaratsi n'ubugoryi kuko Imana iduhuye umwuka duhumeka tukabasha kuvuga iyi Mana itegeka ibintu byose kuri iyi si mu byitegeka natwe turimo n'abagabo bacu barimo ibyo burya utwatsi ngo ni inzaratsi ibyo byose Imana ibiri hejuru nimba ibiri hejuru ahubwo gusenga nicyo kintu cya mbere ko kujya gushaka inzaratsi kujya kuzishaka ni ubugoryi kuko ibyo wizereye mu nzaratsi Imana ibikubye inshuro ibihumbi n'ibihumbi ibyo wizereye uragira ngo ibyo wizereye mu nzaratsi Imana ibikubye inshuro ibihumbi n'ibihumbi none nk'umugabo n'urugero nibyo navuze kare musubije neza ko nabyumva nabishakaga umugabo yagiye mu kazi cyangwa umugabo nta kazi ariko umugabo uko mwabanye ari kugenda ahinduka nyuma y'umaze gusenga mu kuganira kwawe muganira gute hari rangaje ebyiri umuntu aganiramo umuganiriza gute ikintu cya mbere reka nongere musubize iyo ubonye umugabo yahindutse ukabona bitakigenda neza nk'uko byagendaga neza ubwo ni ahantu hose umugabo ntabwo agenda ngo ahindukire mu kazi gusa no mu rugo birahinduka no mu cyumba bigahinduka yongere kuguha umwanya no mu cyumba bikanga yego cyane hariya niho bihera 90% ubundi niho bihera yego noneho fata igihe cyawe nk'umudamu niba udafite n'amafaranga ububwire umugabo wawe ineza umubwize neza uramuka igitondo kimwe umubwize neza umusabe kumujyana ahantu umujyana ahantu mwajya mu karesitora mwajya ahantu mu kajaride umubwire uti nashaka ko tuganira nubimusabana ineza ntabwo azabyanga kereka nubisaba nabi ariko nubisaba neza ntabwo azabyanga
mujyane mu kajaride cyangwa muri resitora, nushaka ugenda umugurire mu karu, umubwire utari ikintu nagiraga ngo tuganire, ubwite ko ibintu bitakigenda neza, umubwire ikibazo ufite, umubwije neza, nabona n'umwanya wamuhaye n'igihe mufashe azagusubiza mu biganireho neza kandi bizakora. Bibaye ngombwa ko tuba tubyumva ukumva urugero bitewe n'uburyo umugabo n'umugore babanye mu buzima buciriritse, bamara kugafata cyangwa bamara gufatisha, iyi mihanda yamara kubahira ukuntu umuntu yahindutse, bikaba nko kumva nk'umugabo akavuga ngo umugabo afite undi mugore runaka, wabyakira ute? Njye kubera ko nkunda urugo rwanjye nabyakira neza, ariko kandi byanankomeretsa kubera ko njye njya nkundana n'umugabo wanjye tunibwirana cyangwa se tujya kubana, kumwe abantu baganira bagiye kubana, namubwiye ko njye ndakunda umuntu uca inyuma, kandi nawe nibyo yanga, nasanze tubihuriyeho. Ibyo bintu byankomeretsa ariko ntibyatuma mva mu rugo rwanjye. Wabana nabyo? Nabana nabyo. Ukabyihanganira? Ni ukuri nabyihanganira kuko njyewe ntabwo nasenya urugo rwanjye, narukuye kure. Ibigeragezo byose nzahuriramo nabyo cyangwa se nahuriramo nabyo, kimwe wenda n'undi muntu nawe yahuriramo nabyo. Ikintu cya mbere ni ugusenga Imana, kuko n'ubundi niba ujya kubaka ntabwo ari we wabyishoboje, ni Imana. Imana y'ubwayo niyo ubwira ikongera ikagaruka, ikarugarukamo, ikongera igaca inzira bundi bushyashya. Hari benshi twumva bamaze kugenda gutyo nawe ahima umugabo, akavuga ati reka nanjye nirebera umwana w'umukozi w'umuhungu aze mu rugo. Aho ngaho rero ntabwo uba ugikunze urugo rwawe, rurasenyuka iyo byagenze gutyo. Niyo utareba umwana w'umukozi w'umuhungu, wajya no mu basore bo hanze, wajya no mu bagabo bo hanze, njya numva harimo n'ababita ngo ni abapfubuzi n'ibindi, ukagenda ukareba umuntu ugufasha ubuzima, ariko uwo mwanzuro uwufashe gutyo urugo rurasenyuka. Usenyuka gute kandi yagiye nawe ukagenda? Oya, rurasenyuka. Niba umugabo agize intege nkeya akananirwa akajya mu mico mibi nk'iyo ngiyo, habe nk'umugore kuko ni we mutima w'urugo, habe nk'umugore usenga Imana, uhuruze, urire, ntabwo Imana izagutera umugongo. Umuntu yigeze ampa inkuru, ambwira uburyo yigeze umugabo yigeze amubwira ngo agiye gukora mu ntara, amupakingira igikapu n'imyenda, azi nk'umuntu ugiye gukora mu ntara, hanyuma ngo ajya muri hoteli imwe ntari buze kubivuga kuko ntabwo ndimo ndayamamariza. Hanyuma habaye nimugoroba nka saa 3, umugore nawe atabwira umukozi aramubwira ngo ugaburira abana, maze kuhagaburira arafunga, afata urufunguzo arafunga, nawe ajya muri ya hoteli arara, afite undi muntu bahanye gahunda, n'umugabo afite undi muntu bagize ate bahanye gahunda. Ngo habaye mu rukera rwa kare, batibiranira muri dushe bagiye koga, batirana muri cyangwa se bagiye koga. Hanyuma ari nkayo bibaye, wabigenza gute? Ngeho ntabwo byambaho, urumva nyine hagati aho ngaho ntabwo urugo ruba rukiri urugo, nta nubwo ruba rukitwa urugo, kuko niba umugabo aciye hano undi agaca ugasanga muhuriye aho ngaho, nyine biba byarangiye. Nyine byabayeho gutyo, mwakongera kujya ku bana, mwarusenyeraho, byagenda mwabana mukihanganirana, kuko urumva niba umugabo ananiwe kwihangana n'umugore akananirwa kwihangana, mugifite imbaraga zo kumva yuko mugikeneye urugo ku bana, mwasabana imbabazi mukabana. Tewe impamvu ndi kubivuga, ntabwo ngewe nkunda kubona umugore n'umugabo batandukanye, ni ibintu bibabaza. Umugore akabana igikomere ku mutima, n'umugabo akabana igikomere ku mutima, akabaho ababaye iminsi yose, kandi si nkunda ngiye kubona umuntu ababaye. Ibyo byo rwose simbikunda, niyo mpamvu uba ubona mba numva buri wese yabaho yishimye mu rugo. Hari igihe tubabona rimwe na rimwe, impamvu nari nkubajije nk'ibyo ni uko hari igihe bavuga ngo ngewe niba wakoze amakosa, hari igihe tubyumva rimwe na rimwe bavuga ngo nta mfizi yimirwa. Ntabwo uzi ubyumva? Ndabyumva. Wowe ntabwo birahagera iwawe? Oya, ntabwo birahagera. Byabaye byahageze se? Kumva iryo jambo ararivuze? Oya, ngewe naba maso, nakubwiye ngo nasenga Imana. Imana ifite imbaraga nyinshi. Ntabwo bibaho babaye maso basenze? Yewe ndakurahiye, gusa wenda hariho n'igihe biba ari ibikarande by'umuntu yifitiye, ariko iyo wasenze Imana irakorohereza. Imana irakorohereza. Urakoze cyane, Imana iguhereza umugisha. Hanyuma tujye ku musozo wa kino kiganiro cyacu, byaba bibaye ngombwa yuko tugira tubiganireho. Ni nk'ibintu bitatu wabwira abantu b'ababyeyi, ari wubatse urugo,
rumeze neza inkingi akwiriye gukomeza kurwubakiraho, ari urwubatse rumeze nk'urujegajega inkingi akwiriye kurwubakiraho, n'uri kubona ruri mu marembera. ikintu cya mbere ni muhorane udushya mu ngo zanyu. iyo uhoranye udushya umugabo nawe agira akabireba akagira isoni, akagira isoni. kimwe n'uko hariho n'abatabireba, hariho n'abatabibona, hariho n'umugabo ushaka gukorera ibintu byose pe ntabibona, ariko kimwe kikaba cyamukoma ku mutima agakanguka akamera nk'ushidukiye mu bitotsi. rero badamu nshuti zanjye nimuhorane udushya mu ngo zanyu. ikindi cya kabiri njye uri kubivuga ndi umurokore, ariko jya ugerageza unambure n'utuntu tugufi mu rugo gerageza unambure utuntu tugufi, apana byo kuvuga ngo aragusanga mu bijipo mu bigutiya icyumweru gishire, bibiri bishire, bitatu bishire, no kuko n'ubundi aba ari umugabo wawe, hari aho uri bugere n'ubundi ibyo bijipo ntubyambare. rero mu cyumba menya yuko umugabo abikeneye, nashaka aba ari umurokore akeneye kubona ubwiza bwawe, akeneye kureba uko umeze, kandi ibyo bintu bikamukurura, aho kugira ngo abe yagenda abirebe nk'ahandi hantu. bikore, uhorane udushya, ejo umuhindurire. mugabo niba atashye asange wambaye umwenda woroshye kandi ugaragaza ubwiza bwawe. ntabwo ubwiye ngo ugende wambara ubusa ku muhanda, mvuze mu nzu we n'umugabo wawe. niba hari n'abana ntabwo wakwambara umwenda uri butuma abana bakubona ko wambaye ubusa, nawe ugerageze. noneho utwo dushya n'uduhorana bituma umugabo abona uri mushasha nk'uko mwatangiranye, agahora abona uri mushasha, akabona uko mwakundanye mbere niko kimeze. rero nibahorana udushya. kandi ikindi cya kabiri mugire ibanga. umugore wagize ibanga ibintu byose biremera. niba mu cyumba cyawe ibintu bitagenda neza, niba mu rugo ibintu bitagenda neza, senga Imana icyanze, Imana izagufasha. ntabwo ari ngombwa ngo ujye kubwira inshuti yawe, ujye kubwira mama cyangwa ujye kubwira onkire, nta kintu ari bugufashe. hariho abadamu benshi nagiye mbona bagira intege nkeya cyane mu cyumba, uko ibintu byagenze nabi ugasanga bibwiye inshuti ziwe, umugabo ntashoboye, umugabo ntacyo amaze, umugabo gutya na gutya, ugasanga ntabwo ari kugira ibanga. mugire ibanga. kandi ikindi cya kabiri, mu cyumba cy'ibanga ibiberayo ni ku mugore n'umugabo, ni icyumba ni umuntu umwe, umugore n'umugabo ni umuntu umwe. mu cyumba cy'ibanga nimubyiteho, mube maso, uhorane udushya. nabivuze mu cyumba cy'ibanga muhorane udushya, kandi cyane bizabafasha. dusoza ikiganiro, ni nk'igiki umugabo ashobora gukora ukumva urishimye, n'icyo ashobora kuba yakora ukumva urababaye bigatuma ujya gusenga? rero reka nkubwire, njyewe njya nkunda kubivuga ku ruhande rw'abagabo, niba harimo n'abadukurikiranye, ibintu ni bitatu. niba umugore wawe umwambika, ikindi cya kabiri ukamurongora, ikindi cya gatatu ukamugaburira, ikindi cya kane ukajya umubwira amagambo meza. ibyo bintu byica umugore mu mutwe, nta n'ikibazo yagira mu rugo, nta n'ikindi kintu, ahora atuje mu mutwe anitekerezaho, aganduka mu rugo uko bikwiriye, mu gihe ibyo bintu bibaho. icyo yagukoreye kibi, icyo yagukorera kibi, umugabo uguciye inyuma bikagaragara, ibyo bintu bibabaza umugore, bikaba nk'igikomere. ariko wabyihanganira ko wabyihanganira, nyine warumbajije icyo umugabo yakorera umugore akababara, ni icyo ngicyo. urakoze cyane, Imana iguhereza umugisha. wakoze kwitabira ubutumire bwacu hano ku Manzi TV. twarakwemvise, turabwira twemera kudufatira umwanya ukaza ahangaha, reka tuvuge ngo Imana iguhereze umugisha. ndawakiriye, nta n'ubwo ari n'ubwa mbere cyangwa ubwa nyuma cyangwa ubwa kabiri, n'ubundi tuzagaruka tuganire, n'abandi bafite izindi nyunganizi bakomeze batubwire, tuzaguma tugaruka nta kibazo. reka tuvuge ngo wowe mukunzi w'Imanzi TV,
kora subscribe umunota umwe cyangwa isegonda rimwe ryonyine gusa rirahagije, hanyuma niwicara ukareba ino video yose irangiye bizagufasha. Hari udukosa kora gatumwe na tumwe mu rugo wo kuvuga ngo turoroheje, nyuma nutega amatwi uzasanga hari ibyo ukwiriye gukosora, kandi nzi neza ko nutega amatwi bizagufasha kubaka urugo rwawe. Reka tuvuge mu mapasiteri, urakoze cyane. Murakoze cyane, sinzi niba nabaha nimero wenda yego nibyo nanjye kuvuga ngo hanyuma usengere abantu bimeze nabi, hanyuma utange nimero yawe. Yego murakoze cyane. Mbanze usenge cyangwa mbanze ntange? Yego banze usenge utange nimero nta kibazo. Uri Imana y'amahoro, uri Data wa twese, uri Imana ishobora byose. Muri aka kanya duciye bugufi imbere zawe, Uwiteka nyiribihe, nsengeye abakunzi b'Imanzi TV. Mana nyiribihe, bagereho kandi ubagirire neza, abarushye baruhure, abafite ibibazo borohereze. Mana nyiribihe, Mana nyiringabo, ndakwinginze cyane kugira ngo ingo zirushe, ingo zirimo ibibazo, Mana niwe wabubakiye, wongere ubagereho, wongere ugaruke bundi bushyashya ku buzima bwabo. Reka wongere ububakire bundi bushya. Mana nyiribihe, ubarwanirire intambara inini n'intoya. Uwiteka nyiribihe, ubagirire neza, abamama bahe kwihangana, abagabo bahe kwihangana. Mwami Imana nyiribihe, kandi ubahe kugukunda no kugukorera, ubagirire neza. Iki kiganiro turagisengeye, giherekeze Mwuka Wera agiherekeze. Reka Mwami Imana kigiraho kibakora naho kibashyitsa, kuko uri Imana y'amahoro. Komeza ubagirire neza kandi ujye ubana na bihe byose mu izina rya Yesu, amen. Tanga nimero. Nimero yanjye ni 0783 14 inshuro enye. Nimero yanjye ni 0783 14. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp, twavugana, watwandikira, wanaduhamagara. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane mapasiteri, Imana iguhereze umugisha. Amen.